Reka nongere ngusuhuze we mukunzi wa Newsline. Iyi ni Newsline, Ngendi Emmanuel. Nk'ibisanzwe ni ya makuru y'abasitari muri rusange ndetse n'amateka y'ibyamamare, cyane cyane twibanda mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, tuzenguruka isi bitandukanye. Ubu mbazaniye noneho amateka ya Rocky Kirabiranya. Bamwita Rocky Kimomo. Uyu amazina ye nyakuri bamwita Uwizeyimana Mark cyangwa se Maka, biterwa n'uko wabyita. Uyu Rocky Kirabiranya yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe, avuka mu kwezi kwa munani tariki 24. Uyu yavukiye mu mujyi wa Kigali. Ise yitwa Nzamurambaho Gerard na nyina akitwa Batamuriza Immaculée. Rocky Kirabiranya uzwi nka Kimomo. Uyu ni umusobanuzi wa filime nyarwanda, aho afata filime ziri mu rurimi runaka akazishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda. Umusobanuzi wa filime Uwizeyimana Mark wamamaye nka Rocky Kirabiranya, ariko ubu asigaye yitwa Kimomo Rocky. Akaba n'umuyobozi w'inzu iberamo imyidagaduro y'abahanzi izwi nka Rocky Entertainment, yari isanzwe ibarizwamo umuhanzi Papa Cyangwe. Rocky ni umwe mu basobanuzi bagezweho cyane mu bijyanye no gusobanura filime nyarwanda mu rurimi rw'ikinyarwanda. Filime zivuye mu rundi rurimi akazishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda, izo benshi bakunze kwita gasobanuye mu buryo bworoheye amatwi cyangwa iburyoheye amatwi. Uyu musore ukunda kuzana amagambo menshi akunzwe kwigana mu rubyiruko, benshi bakunda uburyo asobanuramo filime. Uyu Rocky Kirabiranya yagiye yamamariza ibigo bitandukanye nka Airtel Rwanda, nyuma y'abandi bakoranye nayo harimo bita Butera Knowless ndetse n'uwitwa Nishimwe Naomi. Uyu ni Miss waherukaga gusinyana amasezerano n'iyi sosiyete. Rocky Kirabiranya yahawe igihembo cy'uwahize abandi basobanuzi mu mwaka w'ibihumbi 2019. Kuri ubu Rocky Kirabiranya ni umusobanuzi ukunzwe kurusha abandi. Uyu Rocky Kirabiranya akunzwe kuvuga ko adakunda abakobwa cyangwa se adakunda igitsina gore. Gusa mu minsi ishize Rocky Kirabiranya aherutse gukundana n'umukobwa witwa Kabimene. Uyu abenshi bavuze ko ari umugore we bisanzwe, ariko Rocky Kirabiranya burya ntakabyemera. Mu magambo uyu musore agenda agarukaho ko adakunze gukinana n'abakobwa cyane, dore ko uyu musore akunze kuba yicariye muri studio arimo asobanura filime. Akaba ariyo mpamvu bavuga ko atajya yirukankira mu bintu nk'ibyo ngibyo. Abakunze kumuhoza ijisho cyane nabo baramushyigikira bavuga ko uyu musore Rocky Kirabiranya atajya yikoza igitsina gore. Uyu Rocky Kirabiranya gusa abenshi bakunda ijwi rye, abandi nabo bagashidukira ubwiza bw'uyu musore. Ni umusore ugaragara mu mashusho, ku mafoto umureba ubona ko ari umusore uhamye, ufite igikuriro ndetse ufite n'ubwiza bukurura cyane abagore. Gusa uyu musore we avuga ko atabakunda cyane, ariko niyo asobanuraga filime akagera ahantu harimo nk'ibyo bintu yiyamamarira kure rwose, we abyamaganira kure. Rocky Kimomo abenshi bavuga ko burya ngo adakunda umupira, ariko we yaje kwivugira ko akunda ikipe ya Rayon Sport, dore ko mu minsi ishize aheruka kwiyamira ko agiye kuyihereza amafaranga akomeye cyane, amafaranga menshi, amamiliyoni. Yari yatangaje ko agiye kuyaha umutoza wa Rayon Sport. Uyu Rocky Kimomo yari yatangaje ko agiye guhereza ikipe ya Rayon Sport ayo mamiliyoni. Bisobanuye ko uyu mugabo akunda ikipe ya Rayon Sport. Uyu Uwizeyimana Mark uzwi ku izina rya Rocky Kimomo, uyu ni umuhanga mu gusobanura filime, abenshi bita gasobanuye. Akaba amazemo igihe kirekire cyane, akaba afitemo uburambe, akaba yarazanye n'uwitwa Junior Giti. Uyu akaba ari we nshuti ye ya mbere, bivuga ko ari we akunda cyane.
burya ari nawe inshuti ye, ni nawe mujyanama we mukuru. Uyu kandi bivuga ko avuka mu gace kitwa Gatsata mu mujyi wa Kigali. Rocky Kimomo ni umwe mu bazamuye abasitari bagiye batandukanye, aho umuntu wese wakoranye n'uyu mugabo hiti rwose ngo ayirya mu minota. Gusa nanone ngo iyo yashatse kugusubiza hasi ngo agusubiza hasi iyo yabishatse. Twavugamo nk'umuhanzi Papa Cyangwe bigeze kugirana amakimbirane mu minsi ishize, aho uyu mugabo Papa Cyangwe yari ari hejuru yaratumbagiye igihe yamufashaga. Amaze kumurekura rero uyu mugabo Papa Cyangwe yaje kumanuka, ku buryo n'ubu ngubu atakivugwa mu myidagaduro cyane. Uyu Rocky Kimomo nyirivugonyo we iyo avuga ko burya mu gasobanuye ari we wa mbere. Gusa nawe wamuha amanota. Komenti zawe ni inyamibwa.